Ndabasuje kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Uyu ni Aizo y'u Rwanda nkuko mumaze kugenda mubimenyera. Rero uyu munsi ndaje ngo tugende tuganira byinshi bigiye bitandukanye, twibanda ku nzozi murota cyangwa se ku nzozi mugenda mutubwira ko mwarose, nanjye nkaza genda nzibasobanurira akantu ku kandi. Rero uyu munsi ntabwo nza kuba natinda cyane, hari inzozi abantu benshi cyane bamaze iminsi bansaba yuko nabasobanurira. Buri inzozi ziratangaje cyane. Hari nk'ibintu urota ukumva biguteye ipfunwe, biguteye isoni, muri make ukumva uriyanze cyane. Rero zimwe muri izo nzozi nizo tujye kuba twavugaho uyu munsi. Ese hari izo uketse? Izo nzozi nta zindi, ni ukurota wambaye ubusa. Kurota wambaye ubusa mu bantu, ese bishatse kuvuga iki? Warabirose? Ese byakugendekeye bite? Dusangiza ubwo buhamya muri comment. Ariko nanone ibintu byinshi cyane, haba ibi wumvise ndetse n'ibindi utumvise, byose ngiye kuba nabivugaho cyangwa twagenda tuvuga buri kantu ku kandi kugira ngo ino video ize kurangira umenye byinshi kuri izi nzozi zo kurota wambaye ubusa uri mu bantu benshi. Tumenye icyo bishatse kuvuga ndetse tumenye n'ikintu cyangwa tumenye ubutumwa buba bwihishe inyuma y'izi nzozi. Icyo musaba ni kimwe, no gukanda subscribe ubundi ukareba video yose kugeza igeze ku musozo kugira ngo ubashe kuba wagenda usobanukirwa akantu ku kandi. Yewe ndi Aizo y'u Rwanda, iyi ngiyi ni Dream Zone TV show. Reka dutangire. Izi nzozi zirotwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ariko ikibazo nyamukuru si uko wabirose, ahubwo igikomeye ni iki. Ese ubwonko bwawe buri kugerageza kuba bwakubwira iki? Reka tubisesengure neza muri izi ngingo zigera kuri 5 kugira ngo ubashe kuba wagenda ubyumva. Ingingo tujye kwibandaho ni izi zikurikira. Ingingo ya mbere iravuga ngo gutinya kugaragara uko uri, naho iya kabiri ni uguhura n'ukuri utihishemo. Iya gatatu ni intege nke n'ikidahagije, intege nke ndetse n'ikidahagije. Naho iya kane turaza kuba twakwigiramo yuko inzozi atari ubuhanuzi ahubwo ari nk'indorerwamo. Naho ingingo ya gatanu yo ni ubutumwa nyamukuru dukura muri izi nzozi. Ngaho tega amatwi zose tuzicemo, tuzicacambuwe umenye byinshi kuri zo. Gutinya guhagarara ukuri. Iyo utambaye ubusa imbere y'abandi bantu benshi cyane, akenshi ntibiba ari imyambarire, ahubwo ikibazo ni uko ugaragara. Ese ugaragara gute iyo uri mu bandi cyangwa se uri imbere y'abandi? Icyo kintu ukibaze. Hari ikintu uba wumva mu buzima bwawe busanzwe, nko gutinya ko abantu bamenya ukuri kwawe cyangwa se bakumenya by'ukuri bya nyabyo. Gusa nanone si ukuri mubi, ahubwo nuko mva ko hari igice cyawe kititeguye kuba cyahabwa urumuri cyangwa se kuba cyagaragara ngo kibe cyajya ku karubanda. Ni ukuvuga ngo abantu benshi ntabwo batinya gutsindwa, ahubwo batinya kuba bagaragara nk'aho batari perfect. Ahangaha kugira ngo ube wabasha kuba wagenda ubyumva neza cyane, ni kwa kundi umuntu agerageza rwose akaba yakigira inyangamugayo kandi ku mutima we yabizi ko atariyo, ariko nyine agashaka ukuntu abigenza kugira ngo akunde agaragare neza muri rubanda nyamwinshi, babashe kuba bagenda babona imico ye myiza, kandi mu by'ukuri wenda we adafite imico myiza cyane. Nizere ko aho ngaho naho muri kugenda muhumva. Reka tugende no ku ngingo ya kabiri kugira ngo twihute cyane. Guhura n'ukuri utihishemo. Wahura n'ukuri utihishemo, reka nabyo tugende tubivugaho cyane. Mu buzima bwa buri munsi twambara amasura agiye atandukanye y'ukuntu tugaragara ku bandi cyangwa se tugaragara imbere y'abandi. Uko twishakamo kuba twagaragara cyangwa se uko twishushanya kugira ngo twemerwe na rubanda. Bakundi umuntu yigira ukundi kuntu kugira ngo bakunde bamwemere, nibyo dushatse kuba twagenda dusobanura ahangaha. Ariko inzozi nk'izi ngizi zije kuba zakuburira cyangwa se kubwira ngo garagara ukuri, garagara cyangwa se ba wowe, apana kwigira undi muntu utari usanzwe uri. Kurota wambaye ubusa bishobora kuba ikimenyetso cy'uko uri mu gihe ubuzima bwawe bugusunikira kuba wowe cyangwa se kuba wowe w'umunyakuri kurusha uko wajya kubigenza cyangwa se uko wajyaga wihisha mu bandi ukigaragaza uko utari. Noneho reka mbivuge neza muri aya magambo. Ukuri si buri gihe koroha. Guhagarika kwihisha bisaba imbaraga kurusha kwihisha. Sinzi nimba iri jambo uri kurimba cyangwa se iri ni ijambo riza kuba ryakumvwa n'abantu b'abahanga cyane. Ukuri si buri gihe koroha. Guhagarika kwihisha bisaba imbaraga kurusha kwihisha. Aha tugeza, nizere ko mwese mukomeje kuba mugenda mugubwa neza, kandi nizere ko muri kugenda mukanda subscribe, mwebwe bashyashya ndetse n'abasangwa mwese murebe ko mwamaze kuba mwakanda subscribe, mukoresha ndetse muna kandi like kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ariko nyamuneka rwose dufashanye mu sharing zino video zigera ku bantu benshi bagiye batandukanye, twese kugira ngo dufashanye, kuko nanjye mbonye mwamfashije nanjye bituma nkora cyane kandi abahereza ibintu bifite umwimerere kandi bwiza cyane. Rero mukomeze mukandeho, dukomeze kugenda neza cyane, tuba umuryango mugari wa Dream Zone TV show, kandi twaguke mu sharing rwose n'abanyamahanga bo mufite bari mu mahanga nabo mu sharing zino video
iyo mbona banyandikira bambwira ati dufashe udusobanurire nanjye nzajya mbikunda cyane. Reka dukomeze n'ingingo yacu ya gatatu, intege nke n'ikidahagije. Iyo wumva uri mu nzozi wambaye ubusa akenshi uba wumva ko uri exposed. Ibi nanone kandi bishobora kuba byagaragaza ubwoba bwo kuba wanengwa, kwishyira hasi imbere y'abandi cyangwa se kumva udahagaze neza mu byo ukora. Ariko ikibazo gikomeye si uko abandi bakubona, ahubwo ikibazo ni uko wowe wiyumva. Ese wiyumvamo iki? Akenshi iyo wiyumva nk'umuntu wacitse intege, ubwonko bwawe bubigaragaza mu nzozi nk'izi ngizi, ukaba wagenda urota wambaye ubusa uri imbere y'abantu. Reka dukomeze n'ingingo yacu yo kuri kane, inzozi si ubuhanuzi ahubwo ni nk'indorerwamo. Reka dukosore igitekerezo gikunze gutuma abantu benshi bagenda batinya izi nzozi. Izi nzozi si ubutumwa bw'igihe kizaza, si ikimenyetso cy'uko hari ikintu kibi kigiye kuba cyakubaho, ahubwo ni uburyo ubwonko bwawe butunganya stress, ipfunwe, ibibazo cyangwa se ibyo utavuze ku manywa. Kurota wambaye ubusa ntibivuze ko ubuzima bwawe buba bugiye kuba bwasenyuka, oya, ahubwo ni nko kuba zaguhwitura kugira ngo ugire imyitwarire uhindura muri sosiyete uba urimo cyangwa se uherereyemo. Ariko nanone icyo ugomba kwibaza si icyo inzozi zisobanura gusa, no, ahubwo aha niho abantu benshi bakosa bashaka kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye ariko ntibibaze ibibazo bikomeye nk'ibi ngibi. Dore ibibazo uba ukwiye kuba wakwibaza: nihe ndi kwiyumva ko ntahagaze neza? Ikindi, ese ni iki ntinya ko abandi bamenya kuri njye? Ese ni iki ngerageza kwihisha buri munsi? Ese koko mbayeho nkanjye cyangwa mbayeho ngerageza kuba nashimisha abandi gusa? Ibyo ni ibibazo uba ukwiye kuba wakwibaza. Rero ikintu gitangaje, niba udafite ibisubizo by'ibi bibazo, izi nzozi ntizigera zihagarara, zizaga zigenda zihora zigaruka buri gihe, gusa zize mu ishusho igiye itandukanye. Abantu ukamenye kandi ukumve neza cyane. Twibutse ko ugomba gukanda subscribe niba uri mushasha cyangwa se uri umuntu usanzweho, kanda subscribe ukoreshe ya ino video igere ku bandi bantu bagiye batandukanye, by'umwihariko bari Uganda, Tanzania, mu Burundi n'ahandi hantu hose mu Kinyarwanda. Ni ukuri munkoreshe ya ibintu bikomeze kuba byagenda neza cyane. Ndabakunda kandi namwe mugomba kunkunda. Reka dukomeze n'ingingo yacu ya gatanu, turebere hamwe ubutumwa nyamukuru buri muri izi nzozi. Izi nzozi ntizikubwira ko uri mubi, no, zikubwira ko hari aho wubakiye ku bwoba. Zikongera zikaba zakubwira yuko hari igice cyawe gikeneye kuba cyakwemerwa, cyangwa nanone utitesha agaciro igihe uri imbere y'abandi ndetse ukumva ko uri umunyembaraga kandi uri umutsinzi. Kandi nanone ukuri gukomeye cyane ukwiriye kuba wamenya ni uku nguku: uko uhora wihisha cyane ni nako ugenda ucika intege buhoro buhoro. Aho kandi ukwiriye kuba wagenda ukamenya. Twibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Niba warigeze kuba warota inzozi nk'izi ngizi, ni byiza ko wajya muri comment ukatwandikira ukatubwira cyangwa se ukadusangiza ubu buhamya bw'ukuntu izi nzozi wazirose, kuko abantu bazirota mu buryo bugiye butandukanye. Rero nawe ugenda utwandikira muri comment utubwire uko bimeze. Ndibutsa gukanda subscribe, mukore share, mufollowing kuri TikTok ndetse kuri Instagram n'ahandi hantu hose, kuri page yanjye ya Facebook hose nitwa Aizo w'i Rwanda. Iyi ni Dream Zone TV. Ciao, naho njyewe ndi Aizo w'i Rwanda nk'uko nakomeje kugenda mbivuga. Reka duhure ubutaha. Ndabakunda cyane, Asala Vista, ariko nyamuneka mukoreshe ya kabisa ino video irebwe kandi igere kure. Imana ibarinde.